kadastre kabisa cyangwa wongera uboherereze nanone kadastre ya Pastor Theogene pastor mu gihe rero bakiri kushaka reka twebwe tube tubabwira byinshi ndabona bamubonye cyane Pastor Theogene bamubonye Pastor akundi ni Pastor niyo nshuti Theogene ni umukozi w'Imana muri ADPR y'umudugudu wa Kamatabaro paruwasi ya Kimisagara akarere ka Nyarugenge umujyi wa Kigali umugabo wubatse ufite abana batatu akaba yaramenyekanye ku izina rya Inzahare yazahutse kubera ubuhamya yagiye atanga ku buzima bwe n'uburyo yigize kuzahara rero yiyita Inzahare yazahutse Pastor Theogene kugira ngo abari kuri YouTube cyane baramubona Fresher hariya bazifite n'umudamu we mwiza cyane yivugira ko rero izina Inzahare yazahutse ryavuye ku nyigisho yagiye atanga hirya no hino ari kumwe n'abandi bakozi b'Imana bafite ubuhamya nk'ubwe bahuriye ku kuba barigize kuzahazwa n'ubuzima bubi ariko nawe arimo Yezu aza kumuzahura mu byigisho bye bitandukanye akunda kugaruka ku mvugo zikoreshwa cyane n'abana bo ku muhanda dore ko nawe ubwo buzima yabunyuzemo cyane bigatuma yiyumvamo n'abantu b'ingeri zitandukanye bitewe n'intego z'ikigisha aba yateguye iyo muganira akunda kugaruka ku nzira y'umusaraba yaciyemo mbere yo kwakira agakiza ndetse no kuzahazwa cyane n'ubuzima nyuma yo kuzahuka akakira agakiza ntabwo Pastor Theogene yibagiwe aho yaturutse aho yaraye igihe kinini ku makarito abo babanye ndetse n'abo basangiye ubwo buzima bubi ni muri urwo rwego muri Nzeri y'umwaka wa 2019 yahuje urubyiruko rurenga 400 rwiganjemo abo ku muhanda baturutse Nyabugogo bakorera umunsi mukuru y'isi w'amavuko bakata umutsima ndetse basangira amafunguro ni igikorwa cyari kigamije guhumuriza abana bo ku muhanda ndetse no kubabwira ko Yesu abakunda ndetse ngo nkuko Yesu yamuzahuye agahinduka ko nabo ariko isaha itaragera ariko Imana ibakunda cyane isaha n'isaha ishobora nabo kubazahura mu kiganiro yagiranye na DSTV Rwanda yavuze ko adashobora na rimwe kwibagirwa abo yita abarara basangiye imbeho yo kwikarito ndetse na ganja imwe bamwe bazi nk'urumogi ndetse n'ibindi ati bariya ni abantu banjye ndabakunda cyane kandi nabo barankunda njya nyura Nyabugogo bakambwira ngo dore pasiteri w'umujama wacu rero nabakoreye umunsi mukuru w'amavuko kuko benshi ntabwo baba bazi n'igihe bavukiye yongeye ko kiriya gikorwa n'ibimukundira azajya gikora kenshi kandi nimbona n'ubushobozi Imana ikamfasha nzajya n'ahandi hatandukanye nagiye mba nkiri mayibobo kugira ngo nshime Imana ndetse nabo mahumurize yuko nta hantu kure Imana itakura umuntu. Yes kabisa batwereke noneho n'umutungo utimukanwa we. Yes abari kuri YouTube channel ngira ngo Pastor Theogene muri kugenda mumubona Fresher hari arazifite zose rwose ndetse na madamu we byumvikane ko uribaza ngo yari mayibobo warabyivugira mu magambo yakavuga ati nari mayibobo naryamye ku ikarito nta hantu kure rero Imana nta hantu kure habi Imana itagukura ngira ngo n'urugero rwiza Pastor Theogene kimwe n'abandi twagiye tubereka bagiye bava kure barimo ba Jose Chameleone n'abandi benshi cyane ngira ngo rero Pastor Theogene bari kuri YouTube channel barabona inzu ye nziza rwose ya kadastre inzu ye nziza ya kadastre arimo yubaka irimo irangira urabona ko irimo irarangira isigaje amarangi ngeze ku mirimo ya nyuma biragaragara ko profilimo yose amakaro inzira kinze anayituyemo iranasakaye ni inzu atuyemo ifite na clôture bigaragara yuko rwose Imana irakora icyo dusabwa ni icyizere gusa cyane ndi twavuze ko ibintu byose wemerewe kuba wabitakaza ariko ikintu kimwe ukakizigama kuko cyakugarurira bya bindi byose watakaje ni icyizere rero ngira ngo ari abana bari ku mihanda barimo batwumva cyangwa se bazagenda bareba iki kiganiro kuri YouTube channel Pastor Theogene n'urugero rwiza ni ugukomeza tukagumana icyizere urabona yuko Imana yakoze imirimo rwose twashimira abari badukurikiye muri rusange tubabwira ko ikiganiro icumbi kugeraho kuwa mbere kugera kuwa gatandatu uretse kuwa kane hanyuma gahunda zikagenda kugera saa moya tubashimire cyane n'abatanyabikorwa bacu badutera ingabo mu bitugu kugira ngo kino kiganiro kikugereho nari Clement Ndayisenga nanjye Flora